i Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Reka nongere mbaramutse cyane kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Iki gitondo dufite insanganyamatsiko igira iti Gehinomu iriho. Gehinomu iriho. Mana nziza, reka twongere tugushime kuko uri Imana idukunda kandi uri Imana itubwira ibyo dukwiriye kumva ndetse utuburira. Nukuri ushimwe cyane kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe aka kanya niryo riduteranije twebwe abari hano muri studio ndetse n'abari hirya no hino kugira ngo turyumve. Kandi Mwami, ugiriwe neza nawe yumvire iki jambo ryawe rimubwira. Ndakwinginga ngo ukore ku mitima yacu, buri muntu wese umutima we uwucishirize bugufi kumva no kumvira iki jambo ryawe ritubwira, maze twunguke kandi turusheho gukizwa. Urakoze ko wumva gusenga kwacu. Ngaho bana natwe abari hano muri studio, ubane n'abari hirya no hino bateze amatwi radio, twese tukugirereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Gehinomu irahari. Ndagira ngo mumfashe turambure Bibiliya zacu mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rw'ubutumwa bwiza uko rwanditswe na Luka igice cyaho cya 16. Luka igice cyaho cya 16. Luka igice cya 16. Turasoma amagambo ahari duhereye ku murongo waho wa 19. Aya ni amagambo umwami Yesu Kristo yavuze, kandi ni amagambo abantu benshi b'abasomyi ba Bibiliya bizera yuko atari umugani. Kuko impamvu bavuga ko atari umugani nuko nta handi hantu na hamwe Yesu yigeze avuga umugani agatanga amazina nyayo y'abantu. Ariko ahangaha Yesu yari arimo yigisha, arangije abwira abigishwa be ku bijyanye na Gehinomu. Bibiliya iratubwira muri iyi nkuru y'umutunzi ndetse n'umukene. Bibiliya itubwira ukuntu bose ari abantu babayeho muri ubu buzima bw'umubiri, ariko mu by'ukuri muri ubu buzima bw'umubiri ni namwo batangiriye urugendo rwaho baherekezaga by'iteka ryose. Cyo kimwe nawe nanjye, twese turi kuva hano kuri iyi si kandi hari ahantu twerekeje by'iteka ryose. Imana iturema yaturemye mu ishusho yayo. Ntabwo yaturemye nk'uko yaremye ihene cyangwa inka cyangwa inkwavu cyangwa inkoko, kuko ibyo ngibyo bibazwe bikaribwa biba birangiye. Ariko jye nawe ntabwo ari uko tumeze. Ntabwo turi ibiremwa birekeraho kubaho, ahubwo ikiba nuko twebwe twimuka. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire neza amakuru akomeye cyane atuma mvuga kuri Gehinomu, atuma mvuga ku kwihana,
ayo makuru nta muntu n'umwe utayakeneye kuyamenya. Gehinomu irahari. Abantu benshi baravuga bati ni iterabwoba. Abantu benshi baravuga bati ibwo n'ubwoba bwazanywe n'abazungu. Nyamara ibyo ntabwo ari byo. Gehinomu irahari kuko Yesu ubwe yigishije kuri Gehinomu inshuro nyinshi cyane. Ndetse igitangaje ni uko Yesu yavuze kuri Gehinomu birenze uko yavuze ku ijuru, mu rwego rwo kwereka ukuntu Gehinomu iteye ubwoba. Gehinomu ntabwo ari yo gukinisha. Luka igice cya 16 uhere ku murongo waho wa 19. Bibiliya irambwira ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza minsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze kuzimu arababazwa cyane. Yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana yacu idufashe, kandi Imana yacu itugirire neza. Iyi nkuru Yesu yari arimo ayivuga, ndetse iyi nkuru nk'uko nabibabwiye, Yesu yashyizemwo amazina. Avugaho uyu muntu uko yari atuye, uko yari ameze, ndetse n'undi nawe aho yabaga. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mutunzi nta kintu na kimwe atari afite mu byo umuntu akenera. Yaryaga neza, yambaraga neza, yabaga heza, nta kintu cyo kwifuza atari afite. Yari yarihaye icyo yari akeneye cyose. Ariko kandi hari ikintu kimwe yibagiwe muri ubu buzima. Ntabwo yigeze yibuka gutegura aho azamara ubuzima bwe bw'iteka ryose. Ntabwo yigeze abyibuka. Ntabwo byigeze bimufata umwanya ngo abitekerezeho. Ntabwo yigeze arebera ku bamubanjirije, ngo arebere wenda ku bandi bantu bari baturanye, ngo yibaza ati, ese ko bagiye he? Ko nta wigeze agaruka, byagenze gute? Hari igihe njya ahantu ku bahazi, hari irimbi ryitwa Rusororo, ni irimbi rizwi cyane. Hari n'andi marimba agiye atandukanye, ariko hari igihe njya nk'aho ngaho nareba imva zihari,
ukareba itariki uyu, iyi tariki uyu yavutse iki gihe yagiye iki n'iki, yavutse iki gihe yagiye iki n'iki, wareba urwo rwererane rw'ukuntu bagiye bahubaka amakaro, abo bantu bakahafunga neza, kuko nta byiringiro by'uko uwo muntu ashobora kuva muri ubwo butaka. Yaragiye, byararangiye. Bikantera gutekereza, nkavuga ngo ese koko bari muri ihe teraniro? Ese bari mu iteraniro ry'abera cyangwa barimo kuririra muri Gehinomu? Icyama uyu munsi ugatekereza, nyamutunzi uyu nguyu ntabwo yigeze atekereza, we yibereyeho ubuzima bwe, ararya, arambara, abaheza. Bibiliya yavuze ngo yahoraga adamaraye. Adamaraye bivuze ngo ntabwo yigeze akena, bavuze ngo uyu munsi yakennye iki, uyu munsi yariye ntiyahaga. Oya, ntabwo yigeze akena, yahoraga adamaraye. Ariko ntiyigeze yita ku iherezo ry'ubuzima bwe bwo mu buryo bw'umubiri, ngo anareba aho azamara ubuzima bwe bw'iteka ryose. Reka nkubwire ikintu nshuti yanjye, uyu munsi niba uneze amatwi uri kunyumva, ubwo uriho mu buryo bw'umubiri. Ariko kandi menya yuko hari umunsi ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri buzarekeraho, bugahita buhereza ubuzima bw'iteka ryose. Gusa buri gihe ntabwo buba ari ubuzima, kuko hari n'aho biri tubwira ku rupfu rw'iteka ryose, ariko urwo rupfu ntabwo rumeze nk'uru nguru rwa mbere. Zombi zisobanuye kimwe, ariko biratandukanye, kuko urupfu rwa mbere umuntu asohoka mu mubiri, umubiri ugapfa, uyu ari nawo abantu babona, ari nawo dukoraho, ariko wa muntu w'imbere ntabwo aba arangiye, ahubwo bishoboka ko apfa iyo atigeze avuka ubwa kabiri. Ariko wa muntu w'imbere uri muri uyu mubiri, iyo yavutse ubwa kabiri, n'iyo uyu mubiri wapfa cyangwa se nubwo yasohoka muri uyu mubiri, aba ariho. Imana yacu ishimwe cyane. Turi buze kubibona muri iyi nkuru, kuko ntabwo ari nyamutunzi wenyine uvugwa muri iyi nkuru, ahubwo harimo na Lazaro. Lazaro ntabwo yari atuye kure y'uyu mutunzi, ahubwo nk'uko Bibiliya bitubwiye, yabaga ku irembo, yabaga ku rugi. Abazi neza ibyo ndi kuvuga, yabaga kuri porutaye y'umukire, yabaga aho ngaho. Ndetse Lazaro yari yararwaye cyane, yararwaye ibisebe. Sinzi niba bwari ubushwita, sinzi nimba byari ibindi bisebe by'ubundi buryo, ariko yararwaye ibisebe byinshi binuka, ku buryo ngo imbwa zarazaga zikabirigata. Ntabwo nzi neza niba Lazaro yari afite ukuntu yabasha no kuzikubita cyangwa se kuzegezayo, kuko iyo aza kubishobora, sinzi niba yari kuzireka zikarigata ibisebe bye, kuko ntabwo zarigataga zimworoheye, zaramubabazaga. Ariko nta kundi yari bubigenze. Bivuze ngo uwari kureba Lazaro yari kuvuga ati ariko se uyu zariye zikarangiza, ko n'ubundi yapfuye, ko n'ubundi nta kintu amaze, yariwe n'izi mbwa zigakuraho umwanda. Ariko Lazaro, Mana yacu ishimwe cyane, yari afitanye itumanaho rinoze n'ijuru. Ahari bajyaga bamuhamagara, ahari yajyaga yumva bamubwira bati ihangane, igihe kigiye kugera, humura uzataha, ntabwo aho ari iwanyu, uracumbitse, isaha nigera uzataha. Lazaro akabaho ngaho, nyamutunzi akagira ngo ni umwanda uri ku irembo rye, nyamutunzi yamuha ubuvungukira akagira ngo akoze ibitangaza, ariko ntabwo yari azi Lazaro ko ari umwana w'umwami w'abami. Mana yacu ishimwe cyane, ntabwo yari azi neza yuko Lazaro atari iwabo, ahubwo isaha igiye kugera agataha iwabo, aho batarwara,
aho batababara, aho batarya ubuvungukira buvuye ku meza y'abatunzi, aho abantu bose barya nk'ibikomangoma. Lazaro yari ategerejwe aho ngaho n'ibirori bikomeye cyane. Muri icyo gihe yababazwaga, bari barimo bitegura uko bazakira Lazaro, uko bazamufata. Bari barimo bamwitegurira imyambaro myiza azambara n'umubiri mushyashya utariho ibisebe. Nyamutunzi ntabwo yari abizi, ariko Lazaro mu kwizera yarabirebaga akabibona, maze mw'ibyo bisebe, maze mw'uko kurigatwa n'imbwa, maze mw'uko kuba kuri geti aba hanze ataba mu nzu, Lazaro akamarwa n'ibyiringiro bivanze n'umunezero. Banzari yararirimbaga nka baririmbye ati, yewe yaba nari mfite amababa mba nigurukiye aka kanya nkigerera iwacu, ariko ntacyo, nzataha. Umugaragu w'Imana Pawulo hagati mu mahina, ari mu murimo w'ivugabutumwa, ari guhura n'akarengane gakomeye, ari guhura n'ibibazo byinshi cyane, yaravuze ngo yewe narwanye intambara nziza, none bigisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo Data wa twese azampa, ariko ntabwo ari jye jyenyine, ahubwo n'abandi bizera bose. Bivuze ngo Pawulo yarebaga hirya y'urupfu, Pawulo yarebaga hirya y'ibyo yakoze byose, Pawulo yarebaga hirya y'ubu buzima, akibona mu birori bikomeye, yambikwa ikamba, yuzura umunezero, yinjira aho batababara, yinjira aho bataruha, yinjira aho badasonza, yinjira aho badafungwa, yinjira aho badakubitwa, yinjira mw'uwo munezero usesuye. Mugaragu w'Imana Yobu, hagati mu bibazo, hagati mu buribwe, hagati aho atarebaga iburyo, aho atarebaga ibumoso, aho atarebaga epfo cyangwa arebe ruguru, ngo arebe hasi cyangwa hejuru abone iby'Imana iri gukora, ariko aho ngaho niho yareberaga mu kwizera, akavuga ati, aha, n'uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri, amaso yanjye azayireba saa yundi. Ndetse ibyo bigatera umutima we kumarwa n'umunezero. Haleluya! Ni ukuri ndakubwira ukuri yuko abizeye, abakijijwe, ntabwo batewe agahinda n'ibiri kuba uyu munsi wa none, ntabwo bahangayikishijwe n'ibiri kubageraho uyu munsi wa none, kuko tuzataha iwacu aho badapfa, aho batababara, hirya y'ingorane, hirya y'agahinda, hirya y'umubabaro, hirya y'ibibazo ibyo ari byo byose twakwigera duhura nabyo muri ubu buzima, hirya y'ubukene disi we, hirya y'ibihuha by'intambara, aho amahoro azaba yuzuye by'iteka ryose. Lazaro aba ku irembo ry'uyu mutunzi, Lazaro arimwo atumbiriye iwabo, arimwo areba mu ijuru, ariko nyamutunzi ntabimenye. Umunsi waje kugera, Lazaro arapfa. Mwene magambo, Lazaro asohoka muri wa mubiri ubora, yambika umubiri utabora, asohoka muri iyi si y'ingorane, yinjira aho abera bari banezerewe. Yasohotse mu mubabaro, yinjira mu munezero. Ubanza hari nyamutunzi yaravuze ati, yewe kapfuye, wa mwanda wamviriye ku irembo, yewe narihanganye ntako ntagize. Sinzi uko nyamutunzi yavuze, ariko nawe urupfu rwari rumutegereje. Reka nkubwire nshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, nk'uko nabivuze mu kanya, buri muntu wese uri kuri iyi si ari mu rugendo, kandi isaha n'isaha kuri iyi si ya azahava. Sadock nzahava, nawe uzahava nshuti yanjye.
waba ukomeye waba woroheje ni lazima uzahava, waba warize cyangwa utarize ni lazima uzahava. nta muntu n'umwe uri hejuru y'imbaraga z'urupfu. umunsi umwe twese tuzapfa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abavutse ubwa kabiri ntago bazapfa urupfu rwa kabiri, ariko bavutse ubwa mbere gusa ntibigere bavuka ubwa kabiri, ni lazima urupfu rwa kabiri rurabategereje. Nyamutunzi ubanza we atarigeze amenya iby'urupfu rwa kabiri, ariko ntekereza nanone ko yabyumvise akirengagiza. Akirengagiza kuko Lazaro yari atuye ku irembo rye kubera impamvu Imana yashakaga kumuburira, Imana yashakaga kumuha icyo kwitegererezaho. Imana yakoze ibishoboka byose ngo Nyamutunzi yihane, ariko ntiyigera aca bugufi. Urupfu rero ruramusura, ruramuhamagara, rumufata mpiri, rurangije ruramutwara, rumujyanaho bacecekera. Hanyuma Nyamutunzi urupfu rumaze kumutandukanya n'umubiri, Nyamutunzi Bibiliya yatubwiye hano ku murongo wa 22 ngo n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. 23 ngo ageze ikuzimu. Hano yarapfuye, n'andi magambo yavuye mu mubiri. Avuye mu mubiri, umubiri bagombaga kuwushyingura. Abarira bakarira, abinywera bakinywera, abishima ariko ntibabivuge nabo bakishima, bati nyamuneka haragajya hapfa abatunzi, bagira ngo byarangiye. Ariko Nyamutunzi we ntabwo byarangiriye aho, ahubwo yakomeje urugendo ndetse agera ikuzimu, aho yagombaga kuba byiteka ryose. Ndagira ngo nkubaze ikibazo nshuti yanjye, mbese ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu rupfu cyangwa ni mu ijuru, mu bugingo buhoraho, mu munezero udashira? Ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Nyamutunzi apfuye, bamushyinguye, ntago byari birangiye, ahubwo yari akomeje urugendo agera hakurya ikuzimu. Ngo ageze ikuzimu arababazwa cyane. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, arababazwa cyane. Ndagira ngo urebe rino jambo, ahari wowe ushobora kububona ngo arababazwa cyane ukagira ngo ni ibintu byari byoroshye, ariko ndagira ngo wumve ubuhamya bwa Nyamutunzi ubwe. Aritangira ubuhamya, yaravuze ngo, Bibiliya iratubwira ngo yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi, anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Ntabwo yari arimo kubabara nk'uko umuntu aribwa n'umutwe, ntabwo yari arimo kubabara nk'iyo usitaye, ahubwo yari mu muriro mwinshi cyane, yari arimo kubabazwa n'umuriro. Ntekereza neza yuko niba uteze amatwi y'iradiyo, ahari wigeze ugira ukuntu uhura n'umuriro. Niba utarahura nawo wabisuzuma, kavuga uti reka ndebe numve ukuntu Nyamutunzi byari bimumereye. Wenda ntukoremo cyangwa se ngo uhagararemo, ariko use nk'ujyana ikiganza hejuru y'umuriro, wegereze
maze wumve disi we, wumve ukora Nyamutunzi byari bimumereye. Nyamutunzi we ntabwo yakoze ku gishirira, ntabwo yakoze ku mbabura ishyushye, ntabwo yakoze ku cyuma gishyushye, oya, ahubwo yari mu muriro. ubwe aravuga ati ndababazwa n'uyu muriro. Ntabwo ari inzoka zamuryaga zo mu nda, yari ari gutwikwa n'umuriro. Gehinomu iriho, ndetse ndagira ngo turebe mu byahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 14 n'uwa 15. Gehinomu iriho, ntabwo ari igitekerezo. Bibiliya irabivuga ko Gehinomu iriho, rero dukwiye kubyizera kuko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Biravuga ngo urupfu n'ikuzimu bijugunwa muri ya nyanja yaka umuriro. Inyanja yaka umuriro. Nyamutunzi yari mu nyanja yaka umuriro. Bibiliya ivuga ngo iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. 15. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunwa muri iyo nyanja yaka umuriro. Nyamutunzi yari mu nyanja yaka umuriro. Yari mu nyanja, ntabwo yari mu gakombe k'utuzi, yari mu nyanja yaka umuriro. Ibyashuye igice cya 21 umurongo waho wa 8 birambwira ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Donc umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Donc ntabwo ari ahantu bazarekereraho guhumeka cyangwa kubaho, ahubwo ni ahantu bazaba. Ni umugabane wabo, buzaba ubuturo bwabo budashira. Kuko nkuko Bibiliya ibitubwira hano murongo wa 25, tugarutse muri Luka igice cya 16 murongo wa 25, ngo Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Hari ubuzima bwa mbere. Lazaro yari yaraguwe nabi, ntabwo yigeze abona nk'ibyo Nyamutunzi yabonye, ariko Lazaro yari yarahisemo neza aho azamara ubuzima bwe bw'iteka ryose. Nyamutunzi nawe yabayeho ahabwa ibintu byinshi, ariko ntiyigera ahitamo aho azamara ubuzima bwe bw'iteka ryose. Nuko kuko yahitamo atahitamo, ni lazima azave kuri iyi si, azave muri ubu buzima bw'umubiri, kandi kubuvamo bihwanye no kwinjira mu buzima bw'iteka ryose. Uretse ko Nyamutunzi we yinjiye mu buzima, ariko mu by'ukuri yinjiye mu rupfu. Rero yari yinjiye aho azababarizwa by'iteka ryose. Yari yinjiye aho azababarizwa by'iteka ryose. Ndagira ngo turebe Matayo, reka turebe Mariko igice cya 9. Mariko igice cya 9, urekere urutoki rwawe aho ngaho twari turi, tubanze turebe Mariko igice cyaho cya 9. Yesu yavuze kuri Gehinomu, ndetse arimo avuga ku bukana bwayo. Ndagira ngo urebe amagambo yavuze. Murongo wa 42,
umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. 43 ukuboko kwawe nikugucumuza uguce. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. 44 aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Nagira ngo urebe ikigereranyo umwami Yesu yafashe. Yaravuze ngo ukuboko kwawe nikugucumuza. Ibyiza ibyoroshye, fata umuhoro ugukate ujugunye kure, kuko ibyiza nuko wowe ubwawe wakwite mu kuboko ukakujugunya, biruta ko wajya muri Gehinomu ufite amaboko yawe yombi. Ngubwo ubukana bwa Gehinomu. Yesu yararimo avuga ati biraruta, biroroshye cyane, byaba ari umunyenga kwikata ukuboko ukakujugunya aho kugira ngo uzajye muri Gehinomu, kuko Gehinomu nk'uko yabivuze urunyo rwabo ntirupfa. Mwene magambo, muri Gehinomu ntabwo ari ukurekeraho kubaho, uba uriho ariko mu rupfu upfuye. Kandi yongeraho ngo umuriro ntuzima. Nta gahenge muri Gehinomu, nta guhumeka, nta gutuza muri Gehinomu. Gehinomu ni inyanja yaka umuriro utazima. 45 biratubwira ngo n'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice rwose. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunwa muri Gehinomu ufite ibirenge byawe byombi. Arongera atsindagira rino jambo ngo aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Yewe nshuti yanjye, aho kugira ngo ujye muri Gehinomu n'ibirenge byawe byombi, Yesu arimo aratubwira ikintu cyaba cyiza cyane, nuko wafata umuhoro niba ikirenge cyawe kigucumuza ukagikata wowe ubwawe ukagita kure cyane. Twebwe abantu ibyo bintu nta muntu wabyikora, nta muntu wabyikora. Ariko Yesu mu rwego rwo kutwereka ubukana bwa Gehinomu aratubwira ngo ibyo byaba ari byo byoroshye cyane kuruta ko wajya muri Gehinomu ufite ibirenge byawe byombi. Ndetse arongera avuga ku murongo wa 47 ngo n'ijisho ryawe nirigucumuza urinogore, muyane urikuremo, jombamo intoki urikuremo, urijugunye. Ibyiza nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Muri Gehinomu umuriro ntuzima. Muri Gehinomu ntabwo abantu barekeraho kubaho. Hari abantu bajya bibeshya, ariko ni Satani ubashuka bakibeshya ngo yewe ntabwo najya mu muriro ngo maremo kabiri, nzajyamo nshye mfe birangire. Oya shuti yanjye, ntabwo ariko bizagenda. Umuriro ntuzima, urunyo rwabo ntirubora. Ntabwo uzarekeraho kumva umuriro w'Igehinomu, ntabwo warekeraho kumva uburibwe bw'Igehinomu. Yesu niko yavuze, kandi Nyamutunzi nawe reka twumve ubuhamya bwe. Icyambere, Nyamutunzi yabwiwe n'ijuru yuko aho hantu ariho agomba kuba. Nta kuhava, nta kwimuka, nta kunyeganyega, aho ngaho hari niho yagombaga kuba.
kandi na Lazaro aho yari yagiye nawe niho yagombaga kuba. Umurongo wa 26, ijuru ryashubije nyamutunzi riti kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Twagarutse muri Luka 16 umurongo waho wa 26. Donc umuntu niba yageze mu ijuru ntashobora kugambirira cyangwa se ngo afate umwanzuro avuga ati yewe reka nigire muri Gehinomu, ntibishoboka. Ndetse uri muri Gehinomu ntashobora kwanzura ngo avuge ati yemwe nisubiyeho reka nigire mu ijuru, hano ndabona bitari kugenda neza reka nigire mu ijuru. Ntibishoboka. Umuntu ahitamo akiri muri uyu mubiri. Ijuru niko ryabwiye nyamutunzi. Donc nta muntu wava muri Gehinomu ngo ajye mu ijuru. Yamaze kugerayo ntibishoboka ko yavayo ngo ajye mu ijuru, kandi uwamaze kugera mu ijuru ntibishoboka ko yavayo ngo ajye muri Gehinomu. Hano hari ingingo ikomeye cyane tuziga dukuye kuri uyu murongo. Ubwishingizi bw'agakiza ntabwo ari uyu munsi, ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, iyo umuntu akijijwe aba akijijwe by'iteka ryose. Ari nayo mpamvu nari ndimo nkubwira nti nyamuneka va ku idini, nyamuneka wikwishingikiriza idini, kuko izakubwira gukizwa by'akanya gato, izakubwira ko ukwiriye kurinda agakiza kawe. Nyamara Bibiliya, Yesu Kristo ubwe niwe ukurinda, niwe ugufashe. Ubwishingizi bw'agakiza. Nshuti yanjye, wari ukwiriye kugira ubwishingizi bw'agakiza uyu munsi, ukaba uririmbishwa n'umunezero yuko wabohowe rwose, yuko ukijijwe rwose. Murongo wa 27 w'iki gice, Luka 16 umurongo wa 27. Nyamutunzi niwe ugiye kuvuga, aravuga ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data. Yararebye abona ibyari gusaba bidakunda, aravuga ati noneho ndakwinginze mwohereze kwa data. Ndabyemeye ngiye kubabazwa, ndabyemeye aha niho ngiye kuba by'iteka ryose, ariko ndakwinginze mwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Bene magambo, uno nyamutunzi yatangiye guhumuka. Atangiye guhumuka aravuga ati ndi muri Gehinomu, ndimo ndababazwa, kandi noneho ibi ndimo cyangwa se ibyo ndi kunyuramo n'iby'iteka ryose. Aringinga ati nyamuneka nimunyorohereze uburibwe bw'Igehinomu. Ijuru riramuhakanira. Arangije aringinga ati nyamuneka noneho rero mfite abavandimwe 5, nihagire mwohereze Lazaro agenda baburire. Baramuzi, bamubonaga iwanjye, bamubonaga ku irembo, agenda babwire ngo ndamutumye ngo nyamuneka nimuhindure icyerekezo, nyamuneka nimwihane, nyamuneka nimukizwe, mutazaza muri Gehinomu, kuko ari ahantu ho kubabarizwa cyane. Nabyo ntago byashobokaga. Ijuru ryongera kumubwira riti rero bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Hari abavuga butumwa, bumvire. Hari abahanuzi, bumvire. Mu yandi magambo, icyo Yesu yari arimo kuvuga cyangwa se ikijuru ryashubije nyamutunzi nuko nta kintu wasaba uri muri Gehinomu ngo cyumve.
cyangwa se gikorwe. nta nubwo kugira ngo abantu bakizwe Nyamutunzi yari agifite imyumvire ipfuye. ntabwo ari uko hazuka abapfuye ngo bajye kubabwiriza. mu yandi magambo, ntabwo ari uko habaho ibitangaza. birambwira ngo si kubw'imirimo, n'impano y'Imana. dukizwa n'ubuntu binyuze mu kwizera, ntabwo ari ku bwacu, ahubwo ni impano y'Imana. si kubw'imirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Nyamutunzi ati oya, sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. uno mugabo yari azi neza uburyo yatanze urugero, yari azi neza aho yayoboye barumuna be, yari azi neza icyerekezo barimo, ndetse ahari aho yari ari muri Gehinomu yumvaga imirindi yabo, yumvaga guhorera kwabo, yumvaga bamugeze hafi. abanza ahari ari nayo mpamvu yavugaga ati nyamuneka nihagira utabara abahagarikire ku munwa w'uru rwobo, batagwa muri uru rwobo, batarohama muri iyi nyanja, ababuze bataza hano hantu ho kubabarizwa. ariko ijuru riramuhakanira, abwirwa ko bafite abavugabutumwa. ntabwo ukeneye ibitangaza nshuti yanjye, ukeneye kumva ubutumwa bwiza bw'agakiza. nibwo ukeneye kumva. bitabaye ibyo, utumvise ubutumwa bwiza ngo wizere ubutumwa bwiza, ndakubwiza ukuri ko iby'Imana ivuga byagusohoraho rwose. ahantu h'agahinda katazashira, ahantu h'umubabaro utazashira, ahantu hazaba kwicuza kutagira iherezo, ahantu hazabaho amarira no guhekenya amenyo bitagira iherezo, ahantu mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariko kandi yuzuye umwijima. niba udashaka kujyayo, uyu munsi wa none ufite amahirwe. niba uteze amatwi iyi radiyo, ufite amahirwe. birashoboka nshuti yanjye ko wahindura inzira, wahindura icyerekezo. Yesu yaravuze ngo hariho inzira ebyiri. Matayo igice cya 7, hariho inzira ebyiri, kandi ushobora guca mu nzira y'ubugingo ukareka inzira y'urupfu. Matayo igice cya 7 uhere ku murongo waho wa 13. Yesu yaravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. hari inzira ebyiri, hari amarembo abiri. wari ukwiye kunyura inzira y'ubugingo, wari ukwiye kwinjira mu irembo ry'ubugingo, ntunyure mu nzira y'urupfu nshuti yanjye. abantu benshi baravuga bati ariko se ni gute nakizwa? ni gute nabura kwinezeza? ni gute nabura gukora ibyo numva nshaka? ubusambanyi ndumva mbushaka, umubiri wanjye wumva uguwe neza kubera ubusambanyi. ni gute nabura kwinywera ibiyobyabwenge kandi iyo mbinyweye numva nguwe neza? naburane kwiba kandi akazi karabuze, ndiba nkaronka nkarya nkabaho neza. abantu benshi bumva batakwitandukanya n'inzira y'urupfu, bumva batareka ibyaha, bumva batashaka Imana, kuko bumva yuko gushaka Imana ari nko kuba inzanga, ari nko kubura ubwenge. bake nibo baca muri iyo nzira. abenshi binyurira iyo nzira ngari yo gukora ibyo bishakiye, yo kunezeza irari ry'imibiri yabo,
yo kumva yuko badakwiriye kwigera bashaka Imana ngo bashake n'ubushake bwayo. Nshuti yanjye, ndakwinginga utazarangiza nka nyamutunzi. Ndakwinginga nshuti yanjye, nubwo birohije, nubwo bitoroshye kwiyima ibyo kamere y'umubiri ishaka, ariko ubikore, kuko hariho Gehinomu itegereje abanyabyaha bose, itegereje abantu bose amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi ni wo gukirizwamo. Uyu munsi nibwo wahindura icyerekezo. Nyuma yuko upfuye, nyuma yuko uvuye mu uyu mubiri, ntago bishoboka. Ni nayo mpamvu udakwiriye kuvuga ngo reka nzabikore ejo, reka nzabikore ejo bundi, reka mbanze nsambane n'aka kana, nzabikore ejo bundi, reka mbanze nsambane n'uyu musaza, nzaba nihane ejo bundi, reka nibe, reka nice, reka ngambane, reka nkora ibyo nkora byose, nzabikora ejo bundi. Ntabwo uzi igihe. Nta muntu n'umwe uzi igihe azavira muri uyu mubiri. Urupfu rwagutungura, ariko se ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Mbese uzi neza ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Niba atari uko bimeze, aya makuru ndazi neza yuko utanejejwe no kuyumva, ariko ni ukuri. Niba izina ryawe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, niba utarabyawe ubwa kabiri, mwene magambo, niba udakijwe nk'uko Bibiliya ibivuga, Gehinomu iragutegereje. Ariko uyu munsi wa none wahunga. Nawe izina ryawe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe Imana iragukunda, nawe Yesu yaragupfiriye, nawe Imana iragutegereje ngo wihane kandi uyisabe ko ifata amaraso ya Yesu Kristo akaba inyishyu y'ibyaha byawe, ikaguha gukiranuka kwayo. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwawe nanjye, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Icyampa ugafata umwanzuro mwiza uyu munsi wa none, kandi Imana yiteguye kukwakira uko uri kose. Imana yiteguye kukwakira. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyeza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari. Ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Reka ngushimire cyane kuba wabanye natwe, kandi nkubwire yuko ushobora kutubona kuri 078316 0783001646. Iyo ni nimero ya telefone ushobora kuduhamagaraho ukatubona. Yewe ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga zacu nkoranyambaga, haba kuri YouTube cyangwa se kuri Facebook. Kuri YouTube ushobora gukora subscribe, cyangwa se ukanadukunda ukajya ubona ibiganiro byacu byose. Ushobora no gutanga comment, aho ngaho twabona message yawe, kandi rwose byatunezeza. Ndakwinginga nshuti yanjye, uyu munsi wa none ni amahirwe kuba ugihumeka. Yakoreshe kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo?
ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha cyangwa uramutse uvuye mu mubiri wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha waduhamagara kuri izi nimero 07 83 00 16 46. Imana iguha umugisha. kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.